muhita tugirana inama turibukiranya tubwiriza ibyo tukabuzanya ibibi kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. Nyemerera twigane butanu uyu munsi turagirana inama ubundi nkundire ntangire nkubwira nti nawe ni umuntu nkawe, ntakeneye agaciro kawe gacagase kuko yarakaremanywe, ntakeneye icyubahiro cyawe cyuzuye icyuho kuko yagihawe n'uwamuhanze, uko yaba ari kose ntukwiye kubimusuzugurira umukandamiza. Nawe ni umuntu nkawe, kuba warahiriwe ugasanga inzira zaraharuwe cyangwa ukayiharura bigakunda ntibizagushuke ngo wikomange mu gatuza ngo wumve kurenze bamwe byangiye. Yego ntibyamukundiye ariko ni umuntu nkawe, aho uyu munsi hahoze abandi kandi n'ejo hazaba hari abandi. Ca bugufi, umuntu umuntu kandi nta gaciro k'ibintu karuta k'umuntu. Umutungo ukomeye ni abantu. Nyemerera twigane unkundire tugendane. Niba ushobora ariko udashobora gufasha abari munsi yawe ntushobotse. Ntugaseke uwambaye inshabara udashobora kumwambika, ntuzamuhagire aho ashonje kandi utamugaburiye. Ntukababazwe. Erega nawe ni umuntu nkawe. Nyemera dukomeze twigane. Ubuzima ni gatebe gatoki, uyu munsi ni kana kuriya, ejo ni wowe cyangwa wo mu muryango wawe, kuko ngo ntagahora gahanze. Nawe ni umuntu nkawe mufashe, nawe ni umuntu nkawe mugirire neza. Nawe si we kuyo bijya kuba amahitamo y'ubuzima ntiyari guhitamo ubuzima buri munsi y'ubwawe, niko yisanze uyu musuzugura. Nawe ni umuntu nkawe. Umudugudu umwe utuyemo abaherwe babiri kurusha abandi bose bawutuye. Umuherwe wa mbere yakandamizaga abaturanyi be b'abakene, ntawe yifuzaga ko yamugendera cyangwa ngo abagenderere, yarabasuzuguraga kugeza ubwo nta n'uwatinyukaga kumusuhuza. Naho umuherwe wa kabiri yariyoroshyaga akaba uwa mbere gufasha abakene baturanye, nta n'uwo yakumiraga. Ku rundi ruhande ariko aba bombi bakaba bari banaziranye. Iyo babaga bicaranye, umwe wa mbere yabazaga undi icyo abakene birirwa namumarira, icyo bazamufasha. Undi ati nta kinshimisha kurusha iyo ndi kumwe n'abariya baturanyi banjye b'abakene, nubwo bakennye ariko bampa amahoro. Undi ati nuko uzi iwawe ntacyo bazanye, ahubwo batwara n'ibyo wari ufite. Nuko aramusubiza ati ntacyo bintwara iyo mbonye bishimye bafite ibyishimo n'abigizemo uruhare. Ikiganiro cyarakomeje kugeza batandukanye, buri wese ari mu ruhande rwe. Umwe wa kabiri wakundaga abakene baturanye yanafashije abana babo kwiga bararangiza, abenshi banabona akazi, abandi yanabafashije kwikura mu bukene. Nyuma babagabo bombi baje gukena, ibintu birashira. Umwe wahungaga abakene biramurenga, abura aho ahera, asaba abo yimye ipfunwe n'ikimwara abona atazabona aho abikwiza, niko guhunga ajya kwangarira kure. Wa wundi wafashije abakene mu mudugudu atuyemo akibaza byinshi, babandi yafashije bagatera imbere, babana babo yafashije kwiga barateranye, begeranya ubushobozi umwe ku wundi, maze bamuha ibirenze ibyo yahoranye. Nyemera dukomeze twigane. Ubutunzi bwa mbere ni abantu, kandi nta gaciro k'ibintu karuta k'umuntu. Nawe ni umuntu nkawe. Urajya urangwa n'ubugira neza, urajya ufasha abatishoboye, kandi mu buzima bwawe bwose ntuzigere ubura umutima ufasha. Ku isi abantu tubaho mu buzima butandukanye, abo byakundi ndetse n'abo byangiye. Abandi bajya kure bati ubuzima ni gatebe gatoki, uko byakwitwa kose nta wigira. Nibyo uyu munsi ushobora kuba ubayeho neza nta kibazo, abakene muturanye ubacaho nkaho ntacyo bari cyo, imfubyi muturanye uzifata nkaho ibyabo byarangiye. Ariko nyamara ubukene si ingeso, ubupfubyi nabwo ntawubuhitamo, ariko si biro bitekereza. Ntawe uguteza iminsi, ariko uyu munsi ni we, ejo ni wowe. Kandi niyo bitakugeraho bishobora kugera ku bawe. Ndacyakwibutsa ko isi ari gatebe gatoki. Ushobora kwibeshya ukikomanga ku gatuza, ukumva ko urenze, ukumva ko wigize kandi wifite, ariko se buriya si ukureba hafi. Kuki udafungura amaso ngo urebe ko ari inyuma y'umusozi mboni y'amaso yawe igarukiraho? Nyemerera twigane kandi iteka tujye twumva tunumvire. Umukene muturanye ni umuntu umwegere kandi umufashe, wimubona nk'ukunyunyuza kuko uretse nawe n'iminsi yakunyunyuza. Fata imfubyi muturanye nk'umuntu ukwiye ibyiza, si we wigize imfubyi. Ibaze nawe uyu munsi ubaye udahari, maze abo wasize bagasigara ntawe ubitayeho. Ntacyo bitwaye kugira neza. Umunsi umwe hari umugabo wari umuyobozi. Ubwo hari ku mugoroba arimo atembera, agera ku muryango wari ukennye. Umugabo muri uwo muryango yari yaritabye Imana, bivuze ko abana bari imfubyi barasigaranye na nyina wenyine kandi basigara mu bukene. Nuko wa muyobozi ubwo yarageze kuri rwa rugo yumva abana barira, nuko arwinjiramo abaza umugore nyina w'abana ikirimo kuriza abo bana. Nuko umudamu mu marira menshi ati aba bana bari kurizwa n'inzara, aba bana inzara niyo yatumye bataryama. Ku rundi ruhande ariko hari iziko ricanye riteretseho inkono, kandi byarimo byaratogotaga, agahinda ntikica akagira mu bikoko. Umuyobozi ati ndabona mutetse, ariko
nuko umudamu apfundura inkono ngo amwereke. Iyo nkono yari irimo amabuye niyo yatogotaga mu mazi. Umuyobozi ati kubera ikibi? Umubyeyi ati ibi nabikoze nshaka kujijisha abana ngo ndebe ko basinzira, nabikoze mbajijisha kugira ngo byibure mbone agahenge. Umuyobozi aho yari ahagaze ati ese ibi hari uwo ubishinja? Umudamu ntiyari anazi uri kumubaza, nuko ati byose ndabishinja umuyobozi wacu. Umugabo arikanga ati ese urabimushinja? Hari ibibazo byanyu yarazi? Umugore ati ndabimushinja kuko nta kuntu yaba ari umuyobozi kandi atita ku bibazo by'abaturage afite mu nshingano. Umugabo yarabyumvise maze abitekerezaho, nuko nawe agira agahinda, aragenda ashaka undi mugabo wo kumutwaza ibiribwa bagashyira wa muryango. Bageze baha umudamu ye banamufasha guteka. Umugabo ati ndava aba bana baseka nk'uko nasanze barera. Ese wowe ntuzashinjwa n'abakene n'imfubyi? Mwita tugirana inama, turibukiranya, tubwirize neza tukabuzanya ibibi kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora.